abagenzi batatu bagenda mu nzira baseta ibirenge kandi bose bumiwe, buri wese ku giti cye yari yifite ikimuriza, rwose ashavuye. Umwe yarishwe n'inzara n'inyota aseta ibirenge kubera intege nke, uwa kabiri we iminsi ine yari irenze ku itariki yo kwishyura inzu, ati ndagenda buhoro buhoro ngo ndebe ko nagera mu rugo bwije, nyir'inzu nambona ejo nkazinduka njya gushakisha uyu munsi nahebye. Uwa gatatu ati ibyo kurya ndabifite, mfite ibirayi n'abakozi bo kubihata pe, mfite amazu mbamo ndetse nayo nishyuza, ariko uwo twashakanye angeze ku buce, iyo ntegereje induru iba mu rugo iwanjye naseta ibirenge. Agafuka ka buri wese kararemereye, ufashe ibibazo byacu ugashyira mu dufuka ugatereka mu kibuga, twakigana buri wese ajya guterura ke abona ariko koroshye. Ikindi kandi si dutuye nisakaye, iyo mizigo twikore bicaye barira, bubitse umutwe mu biganza rwose bashavuye. Umwe yarizwaga nuko yabuze urushako, undi ati narashatse ariko mbura urubyaro, umushinjwa guca umuryango. Undi ati narashatse ndetse ndabyara, byaye gatandatu fakarira mu bukode sikaranduha, nizo ndahekana ndi jyenyine. Bahuye n'umusore wabengewe ku marembo y'urusengero, nge ndibaza uwahoze undi ninde. Agafuka ka buri wese kararemereye, ufashe ibibazo byacu ugashyira mu dufuka ugatereka mu kibuga, twabyigana buri wese ajya guterura ke abona ariko koroshye. Ikindi kandi si dutuye nisakaye, iyo mizigo twikoreye igenda inyagirwa ikarushaho kuremera, nyamara Yesu mwami ahora ahamagara abarushe n'abaremerewe ngo abaruhure. Niwe watsinze kandi niwe wanesheje. Yesu yaratsinze. Ikibabaje cyane s'agafuka karemereye, ahubwo hababaje abantu karemerera, maze bakirukanka amasigamana, bakirwanirira kandi batabashije, inzira zijya mu bapfumu bakazinoza, ibibazo byabo bakabitura bagenzi babo nabo batishoboye, abandi bakajya kubitura agacupa
izindi nzira nyinshi zisa n'ubwiyahuzi, nyamara Yesu umwami niwe rubasha. Muzigeho kwirukanka amazigamana, ahubwo twirukanka ni Yesu, kandi umusazi ukaburya yose yavunnye umutwe. Mubwire ibyawe byose ntugire icyo umuhisha, kuko niwe rubasha. Mubwire ibyawe byose ntugire icyo umuhisha, Yesu niwe rubasha. uyu mwanya tugezemo ni umwanya wo kugira ngo tubumbure ibyanditswe byera, twumve icyo Imana itubwirira mu ijambo ryayo muri uyu mugoroba. Gutuburirwa, kugira gute? Kugira gute? Ntabwo mvuga abatubuzi b'imbuto zo gutera, ahubwo ndavuga abatubuzi mu buryo butandukanye, ariko bigira ingaruka ku muntu, bikabasha kugira ingaruka ku mutungo we, ku bikorwa bye ndetse n'ibitekerezo. Sinzi niba muri iri terano turi kumwe haba hari umuntu wigeze guhura n'abatubuzi, ariko umunsi umwe nabonye umuntu wahuye n'abatubuzi, ariko nanjye ubwanjye byambayeho. Umutubuzi ni umuntu ugukorera ikintu utakekaga, ndetse bigasa naho aba ari umuntu ufitemo icyizere. Navuze abandi, reka mvuge ibyambayeho. Muri uru Rwanda higeze kuboneka imari, kandi iboneka mu buryo butunguranye. Abantu ntabwo bari basanzwe bazi ko ihari, kandi ndagira mbabwire uko twicaye aha ngaha, nta muntu wese wakwanga kugira uko ava mu gika kimwe cy'ubuzima ngo agere mu kindi. Nagiye kumva numva mu makuru bavuze inkuru y'uburyo mu Rwanda hatahuwe koruta yo ku rwego ruhagije. Ayo makuru bayavuze batangira kuvuga bati yabonetse mu karere kanaka, iyo za Nyabikenke, bavuga ahantu. Noneho hari igihe rero iyo uri mu bushomeri uri gushakisha impande zose, uvuga uti ni iki nakora kugira ngo nanjye mbe muri ubu buzima bungoye. Giye kubona mbona abantu bamwe nzi, umuntu avuga ati reka ati ubu cyo gukora cyabonetse. Nkabona umuntu rwose arimo arahaha ajyana mu rugo agafuka k'umuceri, ibishyimbo, iki byose, kandi yari umuntu mbona rwose no kubona 100 bigoranye. Umuntu umwe ndamwegera avuga ati reka dati ubu habonetse imari ya koruta, mugisha inama y'ukuntu byamera, bimeze bite? Arambwira ati dore uko bigenda, nawe uzaze tugende. Fata urugendo. Umufasha wanjye ntabwo yari azi neza ibintu ngiyemo, ariko ndamubwira nti hari ahantu nabonye ikiraka ngiye guhaha. Ubwo nageraga muri Buringa, nagiye mbona abantu koko bafite abapakira amamodoka, abandi bapakira iki, ariko jye sinari mfite ubushobozi bwo kurangura imodoka, kuko hari n'uwazaga agafata umuturage aho ari akamubwira ati muzeyi, aha hantu iwawe mpagura ngahe. Ntabwo abantu bari bazi kiri mu butaka. Yewe nizo korutara bacukuraga tuwarete bakajya bazamura itaka bamena imusozi, ariko batazi ko ari amabuye y'agaciro bari kugira gute, bari kumena. Yewe harimo n'abazubakishije inzu, akajya kati icyondo bakamuma amatafari, ariko mu matafari harimo amabuye y'agaciro batagize gute, batabizi. Umuntu akareba ahantu harati rero ati ahantu jewe timbonye umuntu umereza $1,000,000 nahamuha nkigendera. Abantu kuko baga bazi kirimo bakagira gute,
miliyoni bakayimubarira umuntu mu minsi ingahe, bati icyo akora, bati amabati uzasakambura yajyane yo ntituyakene n'inzugi. Ibyo mvuga ni ibintu byabaye. Noneho jewe mpageze nsanga hari abantu bo batangiye gucukura koruta, bayigenda bayishyira hariya, maze kubabona barangije bati wowe ujina hano nje kurangura, nanjye ndashaka koruta. Nari nagerageje gushakisha udufaranga, barangije bati rero urashaka ingana iki? Ndavuga ibiro nshaka bitewe n'amafaranga afite. Barangije bankubitira mu mufuka uremereye, umva ndikorera. Ndavuga nimba nabara amafaranga nzavanamo, ndavuga ni aka gafuka kamwe kazakemura ibibazo, nsagure n'andi ngaruke ndangura ibindi gutyo gutyo. Ndaza ndatega, urumva nshaka imodoka, ndapakira nk'upakira isima, ndaza ngeze Nyabugogo, urumva imari yari imari rero ntabwo isakuza, ntabwo uvuga byinshi. Ndazamuka Kimisagara, ndagenda njya Kamuhoza, nkubita mu nzu. Ntangije ubwo nari namaze kubaza amakuru, ni hehe bajyana gupimisha, bati ni Manumetari, bati ahandi ni Remera. Mu gitondo shaka uburyo ngomba kwikorera no gushaka uburyo mugezaho mu Gakinjiro hariya kuri Manumetari. Ndagenda ngezeyo, hari umurongo w'abantu, ariko ukabona hari n'uwaba bari note, hari n'usohoka bamuhaye umushandiko, nanjye ntangira kuyabara, ndayabona to. Ibi mbabwira ni ibyabaye. Noneho igihe kigeze, barazaga bagasasa, bagafata gutya, bakajyana mu mashini bagapima. Bagiye gupima, baraza bati muzehe, bati si wowe nyiririya mari? Ntegewe, nta tantari namba zirimo. Mwango ibipimo, ibyo mvuga ibipimo bashakaga, basanga jewe ibyo naje nikoreye na amabuye asanzwe yo yasanzwe. Abandi bari kuzana amabuye y'agaciro, ariko nge na amabuye yagize ate, ariko mbaza amabuye yararemera. Naravuze mwokagira Imana mwe, iyi nkuru umugore nasize n'abana ndabihera he? Numva kuko wenda ubwo naravugaga ni wenda ndaguramo ikiro cya tofu ibiro bingahe, ndazamura akabido k'amavuta adaheruka, nari natangiye kubara ibintu nge sitoke ngiye gushyira mu rugo, ubundi nkajya gushakisha. Babimbwiye sinabyemera, ndavuga nta bantu bashobora kuba bashaka kurya imari yanjye. Ndongera shaka akamodoka ka taxi voiture, nari namaze kunanirwa. Ndavuga ni rero bambwiye ahandi i Remera hirya stade Kimironko, aho ha kabiri reka naho ngeyo. Ndongera ndateka, ubwo se mbese amafaranga ndacyasohora aracyagenda. Maze ndagenda ngeze Kimironko, naho sanga hari umurongo, ndarindira ndavuga ni mpaka nanjye bangereho. Maze baraza nanjye bangeraho, barangije barafata baragenda bajyana muri laboratoire barapima, bazanye ibisubizo, bati bavuga amazina murayazi. Wabaga bavuga neza, wajya kubeshya amazina, uvuga imyirondoro neza. Barangije bati Joel rero ibi bintu wazanye reba ahandi ubijyana, nta kintu kirimo. Ibisubizo bigaragaye ahantu habiri, mbese byari byo cyangwa ntibyari byo? Icyambayeho narahonze mu maso, biranyobera. Ndangije ngenda nyemagimba gahoro nk'ugiye kwihagarika, ndagenda gato ndakata, ndavuga nti umurwa narushye w'ibi bintu nabo bazashaka iyo babigira gute. Ibyo ni ibyambayeho. Ikibazo nahuye nacyo, nahuye n'abaki? Ntabwo turi kumwe. Nahuye n'abaki? Niba hariho ikibazo gikomeye, umuntu wese yarakwiye gutekerezaho ku bijyanye n'ubuzima bwe n'ubugingo bwe, ni ukumenya niba uko ahagaze, niba ubasha gusuzuma ukamenya impagarike yawe, ukabasha kumenya atari ko kwa kundi mba nigaragura nitera hejuru, ubundi umubiri wanjye uhagaze neza, mbese ndi muzima. Ibyo reka biveho, ariko noneho ukamenya n'iby'umwuka hagati yawe n'abantu. Ibyo ni byiza ukuba n'abantu, ariko mbese hagati yawe n'Imana
mbese bimeze bite? Kubera ko mfite impungenge n'ubwoba bw'uko abantu benshi mu gihe gito cyane kiri imbere bagiye kuzasanga baratuburiwe, kandi muri uko gutuburirwa bakaba barakoresheje umuhati n'imbaraga nyinshi mu buryo bwose bushoboka, bazi yuko ari mu murongo muzima. Mu gihe cya Yesu habagaho ibihano bibiri bikomeye. Iyo umuntu yakoraga icyaha cy'inkomaruguma kirenze urugero kukihanganira kikananirana, babashaga kumubamba ku musaraba. Cyari igihano cyashyizweho n'Abaromani, kikaba ari ikimenyetso kigaragaza ko uwari ikivume kandi yuko nta mbabazi akwiye, wabaga ari urupfu yakatiwe rwo gupfa, igihano cyo gupfa, ariko agahanishwa kubamba ku musaraba kugira ngo bigende bite. Kwari ukugira ngo azapfa babaye yumva buhoro buhoro, barakubambaga bakagushyiraho bakigendera. Umuntu amaraso akamushiramo, guhumeka bikanga, ukaba kugeza igihe umwuka uhera, kandi noneho hakaba ubwo bakurekeye aho ibisiga umubiri watangira gushenguka bikazajya biza bikawurya kugeza ubwo umuntu ashize. Cyari igihano kibi. Ikindi gihano cyari icy'uko bashobora gufata umuntu wakoze icyaha cy'inkomaruguma, icyaha kirenze urugero, barangiza bakamufata bakamujyana ku nyanja bakamuhagarika iruhande rwayo. Ariko kubera ko amazi, iyo umuntu arohamye mu mazi, barindira nyuma y'iminsi 2-3 umurambo we ubasha kuburuka, bafataga umugozi bagakora akantu kameze nk'agatebo bakagahambira nk'umupira, bagafata ibuye rinini bakariboheraho, barangiza ako kantu bakakamuhambiriza mu ijosi, barangiza bakaroha mu mazi. Ubwo ni ukuvuga ngo bamurohereje, bakamujyana mu mazi hagati bakamushyiramo, noneho uwo muntu akaba agiye mu mazi, ariko ubutazagira gute? Ubutazagira gute? Utazagaruka, umurambo utazongera kuboneka imusozi. Umunsi umwe Yesu ahura n'ikibazo cy'abantu batuburira abandi. Asanga abantu benshi bafite uburyo bafata abantu bakabatuburira mu bijyanye no kwemera Imana. Yesu avuga ijambo rikomeye. Matayo igice cya 18 umurongo wa 6 aravuga ati, ariko ushuka umwe muri aba, reka mbere kwa kabiri, ahamagara umwana muto amuhagarika hagati yabo. Ngo ahamagara iki? Amuhagarika hagati yabo. Arabwira ati, ndababwira ukuri yuko nimudahinduka ngo mumere nk'abana bato, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Reka mbabaze ikibazo, abana ni beza? Abana ni beza? Umwana uramutse umututse abasha kubwira akana kati runaka yanutse, mbese arabivuga? Umwana umugire neza arabivuga? Umwana navuga ngo nta bindi asiga inyuma. Yesu yafashe abantu bamwemera bageranya n'abana bato. Abantu bashaka kumenya Imana, bashaka kwiyunga n'ijuru, abageranya n'abana bato. Arangije afata umwana muto nk'aba dufite, ngo amuhagarika hagati muri bo. Aravuga ati, nimudahinduka ngo mumere nk'abana bato, ndabwira ko mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Arangije avuga umurongo wa 4, nuko uzicisha bugufi nk'uyu mwana muto niwe mukuru mu bwami bwo mu ijuru. Uwemera umwana umwe muto nk'uyu mu izina ryanjye, nijya abagize ate? Yemeye. Dukomeze. 6, ariko ushuka umwe muri aba bato, mwumve, banyizera akamugusha, wakagira ate? Ese turi kumwe ngo akagira ate? Akamugusha. Ikiruta nuko yahambirwa urusyo mu ijosi rye, akazikwa imuhengeri mu nyanja. Yesu hano hari ibintu yagereranije. Hariho igihano kiriho ibihano bibiri nababwiye. Arangije aravuga ati, niba hariho ikintu gikomeye
umuntu ushobora gufata umuntu akamuyobya, akamugusha mu cyaha, akamugusha mu gishuko, agatuma umuntu arindagira. Ikiruta ni uko yagombye guhambirwa urusyo mu ijosi, akajyanwa imuhengeri mu nyanja, akaroha iyo. Ejo twarebeye hamwe amagambo yavuzwe n'umugaragu w'Imana avuga ati maze gusonzoranya no gusuzuma ibintu bitandukanye byagiye bivugwa n'abantu batubanjirije, maze bigashyirwa hamwe. Nanjye ndabikwandikiye Teofile kugira ngo umenye neza impamvu y'ibyiringiro ufite. Ndongera kugaruka kuri iryo jambo. Mbese muntu usenga, muntu ufata igihe ukagira igihe wiherana n'Imana, muntu ufata igihe ukavuga uti ngiye gukora ibi, mbese uhamanya n'ijambo ry'Imana ko umurongo urimo neza neza utatuburiwe ari umurongo wemewe na Bibiliya? Mbese ni umurongo wemewe n'Imana? Kuko niba hariho ikintu kibabaza, ni ukuba wazajya kubona ukabona baratuburiwe. Hari amagambo ari mu gitabo mfite hano atangaje, n'umwanditsi wahumekewemo n'umwuka w'Imana yandika ibijyanye n'urugamba ruri hagati ya Kristo na Satani, hagati y'icyiza n'ikibi. Avuga amagambo ari ku ipaje ya 422. Ni igitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Aravuga ngo ubu turiho mu gihe gikomeye cy'amateka y'isi. Ese mbabaze, kuko turiho mu gihe gikomeye? Murabyemera se cyangwa ntabwo ariko biri? Igihe turimo kirakomeye rwose, ni igihe gikomeye. Iherezo rya benshi riri hafi kugera. Imibereho yacu y'ahazaza ndetse n'agakiza k'abandi bantu bishingiye ku guhitamo kwacu kwa none. Ibi yavuze ni ukuri. Imibereho yacu kimwe n'abandi birasaba guhitamo, ariko uko guhitamo, amahitamo dukora niyo abasha kugena mbese ahazaza hacu hameze hati, mbese amaherezo yacu azaba yayo. Yesu ati uyobya umuntu, umugusha, utuma arindagira. Hari abantu benshi bari hanze aha bamaze guta Imana, ariko se byagizwemo uruhare nande? Hari abantu bari hanze aha usanga bagerageza akajya imbere y'igiti, ni urugero, akagipfukama imbere kavuga ati rwose nagushimira ko wampaye abana, kandi ni igitabwira, gifite amatwi ntikigira gute, nticyumva, gifite n'amaso kiba gikanuye, ntiumva. Babwira kurindagira, hari abashobora kugwa muri ibyo bitewe n'ubujiji. Ubujiji bwigeze kunkoraho rimwe ndi Kampala muri 1997. Nagiye Kampala, urumva nanjye nari mbaye umuntu usobanutse, ngiye mu mahanga. Ndagenda ngera Kampala mu mujyi, ngera imbere ya maneke. Murazizi maneke? Muzi icyo aricyo? Ni bya bintu bambika imyenda ukabona cyambaye kositimu, cyambaye karuvati n'iki. Noneho rero kubera ko nari umuntu nanjye uza Kongereza gake natoraguye mu Rwanda, nagenda nyiyaze ni morning ubwo ndimo ndasuhuza ngo agira ate. Ibi mbabwira ni ibyambaye. Suhuza maneke, nshuje maneke, ntegereza ko nategereje ko nshuje yikiriza ngira ne. Ngiye kubona mbona abantu bicaye imbere mu mangazini barasetse, kuko babonye ko ari ubujiji bwanjye. Umuntu usuhuza ikitagira gute, ndasuhuza ikitagira gute, ikitavuga. Hari ibintu ushobora kuba urimo biturutse ku bumenyi buke, biturutse ku kudasobanukirwa, ariko ukaba wabasha kwambara nk'abandi, ukaba wabasha kugera ahantu ukabona rwose usobanutse, kuko bijya bibaho. Hari umuntu ushobora gutaha n'ubukwe, yabona isosi nziza itukura, akavuga ati mbega isosi bazi gukaranga, naho ni urusenda. Akarura rwose agashyiraho ati mba nayigotomeye, maze yagenda. Hari n'umwe byigeze kubaho, bamubaje bati kuri murira mbona byacitse, turi mu biga. Ati nibutse urukundo Yesu yankunze Karuvali. Arwibutse se amarira yaje bimwira biramwo, barahoboba, barumva ngo yibutse urukundo rwa Yesu yamukundiye. Ngo ekaraya watuje ukavuga uti ubujiji bunkozeho.
bantu b'Imana, ngo Yesu iri jambo yavuze tugomba kuryitaho. Si ibyo gusa, reka dusoreze ahandi hantu hatangaje nasomye muri Bibiliya hakantangaza. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 6 umurongo wa 46. Mumpamagarire iki muti databuja, nyamara nimukora ibyo mvuga, ngo nimukora ibyo ngira ne. Noneho mwumvire ijambo, umuntu wese uzahondi akumva amagambo yanjye, ngo akagira ate? Akumva amagambo yanjye akayakomeza. Mwumve rero, ikibazo si uko abantu babwirijwe ijambo, ikibazo si uko abantu babonetse mu materaniro, ikibazo si uko abantu bagiye gusenga, ahubwo ikibazo Yesu aravuga ati umuntu wese ufata uwo mwanya akaza akanyegera, akaza ahondi akumva ijambo ryanjye rivugwa, ntibigarukiraho, ahubwo amaze kuryumva akagira ate? Akayakomeza. Mu yandi magambo akayagenderamo. Uwo rero ndabereka uko asa. Amen. Ngo ndabereka uko agira ate? Ariko si impamvu tujya imbere y'indorerwamo burya no kugira ngo bigende bite, no kugira ngo tumenye uko tugira gute dusa. Niyo mpamvu dufata indorerwamo tukayireberamo, none ukareba uti yewe waba wambaye ndi kwihuta, wagira gutya wajya imbere y'indorerwamo ugasanga bimeze bite, byabangamye rwose, ukagarura. Indorerwamo ni ikigufasha. ubu uri mureba utya ukareba uti ndaringaniza nya girenya, ukabona ko rwose bimeze neza. Noneho Yesu nawe aravuga ati umuntu wese uza kumva amagambo yanjye, uza akanyegera akumva ijambo ryanjye, noneho agatega amatwi rwose, ntange mu biganiro bipfe ngo ahugirane. Hari abaza kumva ijambo ry'Imana ariko ugasanga badahari. Ati uza agatega amatwi akumva, agashyira mu bikorwa ibyo ijambo ry'Imana rivuga, ndabereka uko asa. Asa n'umuntu wubaka inzu, umuntu ugira ate? Agacukura hasi cyane akageza urufatiro ku rutare, fondasiyo akayishyira ahantu hakomeye, nuko umugezi wuzuye ugahurira kuri iyo nzu, ariko ntiwubashe kuyinyeganyeza kuko yubatswe kuki? Ku rutare, fondasiyo yayo irahamye. Uwo rero ni abahanga, abantu baza basuzuma iby'ubutaka n'imyubakire, ntabwo bashobora kumusenyera, ntabwo bavuga ngo ari mu manegeka. Ariko hakaba nanone n'abandi bantu b'abatubuzi b'abafundi nabo, n'abandi nabo ibyabo bisa naho bavuga reka numvera harya ngo bimeze bite. Yewe cyakora bazi kubwiriza koko, uzi ko yumva ntacyo badakora, ubwo akaba aragiye, ntateze amatwi, ntatuje, ntashunguye ngo yumve. Reka da, ngo ibyo ni amajyejuru, ahora ntabyo atindamo. Araza harabaririmbye iti, uzi ko bazi kuririmba, akaza akikozamo ariko ibi bintu akarimba indirimbo imwe ebyiri, ejo bundi akaba aragiye, nta kintu na kimwe aregamamo. Uwo rero ibye ni amajyejuru. Uwo rero mwumve ngo uwo nguwo ngo naho rero uwumva ntabikore, uwumva ntagira ate? Ese ubwo ni babiri barahabanye? Yewe ngo uwumva ntagira ate? Ntabikore. Asa n'umuntu wubatse inzu ku butaka adacukuye urufatiro. Badacukuye iki? Ahandi mu byanditswe hagiranwa ngo yubatse ku musenyi, ngo nuko umugezi ugihururiraho ako kanya igira ite? Iragwa. Kandi kurimbuka kwayo ngo kwabaye kunini, kwabaye kubi cyane. Twirinde ko haba uburyo ubwo aribwo bwose twaba twaratuburiwe mu buzima. Twirinde abatubuzi. Hari abantu benshi usanga basa naho batwaye iri jambo, ariko mu by'ukuri baratuburiwe. Ibi byumweru bibiri tugiye kuzimbika twinjire muri iri jambo, ni laboratwari y'agatangaza, birenze mikrosikope. Mango nukureba rigacengera, tuzareba ububasha bwaryo, maze tumenye mbese ibyo duhagazemo tubihagazemo ari umurongo muzima, cyangwa namwe mwikoreye amabuye nkawe nikoreye,
cyangwa se namwe mumeze uragenda wimaringa ariko uragenda ugasuhuza amaneke nk'ibyambayeho. Ariko ndashimira Imana ubwo bujiji bwanjye bwose yarabwihanganiye mu izina rya Yesu. Imana yacu ni Imana y'inyambabazi. Hari byinshi ushobora kureba ugasanga uruhande urimo atanirwo. Ndabararitse rero muzaze tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana ducukumbure. Burya mbabwire muyobozi, ngushimiye buryo waje muri amateraniro. Niba hariho akaga kaba kariho ni ukuyobora abaturage batazi iyo bava niyo bajya. Niba hariho akaga wagira ni ukuyobora abantu bakora ibintu amajyejuru. Iyo umubwita umuganda ntawuzamo, iyo umubwita nyabuna dukora ikireka da uragenda ugategereza ugaheba. Cyakora bakubona bakanyarukira mu nzu, bakubona batubwira umwana yabwira umwana ajya hanze umubwire ko ndahari. Kuyobora abantu batazi Imana bufite ibyaha. Nta kintu na kimwe ushobora kumva. Niyo yakoze ikosa ntagira ate ntaryemera. Niyo amwaka inama reka da ahubwo nuguhora mu manza badere ibintu byose ugasanga umuyobozi arahora atyo. Ariko mwaruhuye abayobozi, mwaruhuye abayobozi ntimubavune. Ndagira amabwire uburyo bwo kugira ngo mubaruhure ni muze twiga ijambo ry'Imana. Niba hariho ikintu kibasha gutuma tugira abaturage bazima ni uko muri iri jambo Imana idufashe kugira ngo igihe Yesu aduhamagara kugira ngo tuze tumwegere, ati uwemera akaza kumva agatega amatwi. Mwumva amagambo meza nkunda cyane, nkunda cyane amagambo meza aturarikira kugira ngo tumwegere. Uwo nguwo niwe buye rizima, niwe byiringiro bizima. Amagambo meza Matayo 11:28 avuga amagambo meza cyane atubwira twese abagiye banyura mu buzima butandukanye n'imiruho itandukanye. Mwese abarushye n'abaremerewe, abarushye n'abagize gute, ni muze musange nagira nte ndabaruhura. Amen. Muze musange nagira nte ndabaruhura. Mwemere ko abagaragu banjye munyigireho. Yesu ntadusaba kuza gutega amatwi gusa, ahubwo aradusanga ngo tugire gute, tumwigireho. Tugire gute, tumwigireho. Si ugutega amatwi gusa, ahubwo ni ukumwigiraho. Mwemere ko abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mutima, namwe muzabona umuruhukiro mu mitima yanyu. Kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Izina ry'Imana rihimbazwe. Iri jambo rero ntabwo riremereye, ntabwo riruhije, ahubwo icyo dusabwa ni ukuza tukigira kuri databuja. Imana ibitubashishe mu izina rya Yesu.